Ese mubyeyi dukunda turaje inzara tutarabipanze duteje rubanda rwose, benshi dufite gahinda dutewe no guhomba ibyacu, twashoye tugurije banki amatungo yose ngayo ku isoko ngo tubonye ibidukiza. Hello guys, bakunzi ba Real Vibe, nk'ibisanzwe ni Eric wacu, tugarutse kuri iyi mihanda. Ni byinshi byiriwe bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, kuri WhatsApp group, Facebook ndetse n'izindi mbuga zitandukanye, nyuma yuko umukobwa witwa Aline abajije ikibazo agahashtaginga Central Bank y'igihugu ndetse na Beneri, ayibaza nimba kampani yitwa STT yemewe. Ibi yabibajije nyuma yuko dukora ikiganiro turangije turagikora tubabwira duti ibintu bya online business mwibyizereramo mweka byaramwe. Online business zirabahitana, zirabice, zirabatura hasi, kuko nyir'umushinga nta n'igiceri ashora usibye kugura internet kandi y'igihumbi yonyine ibihagije, ubundi amamiliyari mukayamusukaho. Uyu munsi rero cyangwa se aka kanya ngarutse mbabwira ibyiriwe bica ku mbuga nkoranyambaga. Uwa mbere muramubona wanditse ngo sha bireke nge ubu narwaye kurya byananiye kandi mfite uruhinja amashereka yabuze. Urumva ruri bubeho rute? Bariya bantu Imana yo mu ijuru yo ireba hose izabahembe ibibakwiriye, kuko amarira bateye Abanyarwanda Imana yonyine niyo yo kuyabahoza. Imana yonyine. Uriya muntu rero Imana yamuhaye umugisha, byararangiye nyuma yo gufatiranya Abanyarwanda agakubita hasi. Undi ati hari umunyeshuri, umwana w'umunyeshuri cyangwa se umwana bahaye Minerivari ngo ayajyane ku ishuri ayashyira muri STT ngo azishyura inyungu. Kugeza ubu arakibaza aho aziga next term, nta handi hantu aziga, nyine aragiye ibishanga cyangwa se nagira amahirwe abone ikiyede. Ariko ibi bintu twari twarabivuze mugiye kuri video duheruka gusohora. Twashyize video hano kuri Real Vibe, abantu benshi barayirwanya kubera ko bumvaga bashaka kujya muri STT ibintu byashyushye. STT yabaye STT, umuhinzi STT, umushumba STT, umukozi wa leta STT. Ntabwo mwari kubyumva, mwagombaga kudutera amabuye. Noneho mwumva uyu nguyu ati baganiraga kuri WhatsApp nyine. Nge ndumva maze kwiheba, noneho reka dukomeze. Mugenzi waramusubiza ngo reka dukomere, kuko ngewe biramutse bikomeje ntabwo nazongera kuva mu rugo, kuko ejo ndimo kubikura amafaranga yaranshiranye, nguza umwagenti miliyoni imwe. Ariko Abanyarwanda baranihebye koko. Miliyoni imwe, ugatinyuka miliyoni imwe ukayiguza kugira ngo ujye muri online business. Abanyarwanda baradamaraye kweri. Ariko reka mbabwire, mubanze mukore subscribe kwanza, kuko ibi bintu twabivuze kuva na kera. Reba uyu nguyu we, noneho birumvikana pe. Ibaze hari inshuti yanjye yafashe amafaranga y'umugabo 986 ayashyiramo, none yabikuje 200 gusa, andi 700 n'imisago ahiriyemo, kandi umugabo ntabyo azi. Ari kuvuga ati ngiye kuzinga nceho. Ariko mana we, Abanyarwanda barababaye kwe, mwarababaye. Abakunzi ba STT mwihangane. Memuzi nazo ziriwe zicicikana. Ati dore mwiriwe neza abantu. Ati mwiriwe neza abantu mwafiye muri STT hano ngo kwa Saratiyeri, turabasuhuza cyane.
ibi ni ibyiriwe bica ku mihanda. Uyu mugabo ngo yazize STT. Uyu ngo yazize STT. Nyuma y'uko uyu mukobwa rero arokoye benshi agahashtaginga nawe yagiye avugwaho byinshi cyane, nyuma y'uko Eva atumye twirukanwa muri Edeni, umugore yadusemeye pepe. Abantu benshi bavuze nabi uyu mukobwa, ariko ibi bintu iyo bikomeza, for sure ibi bintu iyo bikomeza bigakomeza kamara nk'umwaka, abantu bari kuziyahura, abantu bari kuzajya mu Kivu bakajya mu bishanga kukagera kwiyahura iyo hepfo, cyangwa bakiroha muri pariki inyamaswa zikabahekenya. Abantu badakurikirana amakuru, nizera neza ko mukomeje gukora subscribe kuri Real Vibe. Here we go.